Amakuru yongeye kumvikana uyu munsi tariki 16 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Ni amakuru yateye ubwoba ndetse anababaje, aho umugabo ukurikiranyweho gutema umuvandimwe we, umugabo wari warafungiwe ibyaha byo gukora jenoside umwaka w'1994 yongeye gutabwa muri yombi azira gutema murumuna we nyuma y'uko yarekuwe, nyuma y'uko ibihano byiwe byo gukora jenoside byari birangiye. Birafunguwe nk'uko n'abandi bose ibihano byabo birangiye bafungurwa. Araza asanga umuvandimwe wiwe afite isambu yaguze kandi yanahawe n'ababyeyi be, gusa bikaza no kurangira ayiguze kugira ngo imwandikweho. Bikaza kurangira rero uyu musore bashatse ko, cyangwa se nguyu wari wafungiye ibyaha bya jenoside ashatse ko uwo waguze isambu ayivamo. Waguze isambu aramutsembera ndetse bagera mu mategeko yerekana ibyangombwa isambu aramutsinda. Ubwo uyu musore cyangwa se uyu mugabo arahira ko agomba kuzamwica, ndetse kuko ntiyatinze kubikora kuko yamutemye amaboko yombi aramucoca mu buryo bugaragara. Bituma rero inzego zibishinzwe zirimo nka polisi ndetse na RIB bongera guta muri yombi uyu mugabo. N'amakuru yongeye kumvikana rero ngiye kugezaho kuri Kidasambura Movie. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro ukande kuri buto yanditseho subscribe kandi kuzugira bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira kandi turakugezaho amasaha 28 ku yandi 28. Nagutsindiye rero umugabo akurikiranweho gutema umuvandimwe we ni mu karere ka Nyanza. Umugabo witwa Karemera Edouard akurikiranweho gutema umuvandimwe we akamusiga ari intere. Ubu bugizi bwa nabi bwabereye mu murenge wa Muyira akarere ka Nyanza kuri uyu wa gatanu tariki ya 9 Gicurasi 2025 mu masaa 8 za kumanywa. Bamwe mu baturage bavuga ko Gasigwa Jean Damascene watabwe amaboko mu buryo bukabije yaguze ubutaka bwa Karemera Edouard bwene nyina wabo. Uyu akaba yarafungiye icyaha cya jenoside, yarangije igihano ashaka ko Gasigwa amusubiza ubwo butaka, undi aramuhakanira. Ubwo abo abaturage bavuga ko guhera ubwo icyo gihe aba bagabo batongeye kubana neza, kuko ubwo Karemera yahoraga avuga ko azagirira nabi Gasigwa. Umwe muri abo baturage yagize ati Gasigwa yasanze hari abajura bibye igitoki mu murima we, arabamenya yagiye kubareba, nibwo yahuye na Karemera afite umuhoro aramucoca. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyira Mukanagazwa Brigitte we avuga ko abo bombi bapfuye itaka Karemera yari yarashize ku nzu ya Gasigwa amusaba kuyikuraho. Karemera araga, amuregera bagenzi biwe kugira ngo barebe ko ibigi babikiza, gusa biza kurangira rero yongeye gutema umuvandimwe we nyuma y'uko yarafungiwe yarafunzwe igihe kirekire azira ibyaha bya jenoside. Umukobwa w'imyaka 20 yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda akekwaho urupfu rw'umwana wiwe w'imyaka 2 yataye mu musarani wa metero 20 bagerageza kumutabara basaga yapfuye. Byabaye ku ya 9 Gicurasi 2025 mu murenge wa Tumba akagari ka Cyarwa umudugudu wa Kabeza, aho uyu mukobwa yakoraga akazi ko mu rugo. Bamwe mu batuye aho ngaho byabereye babwiye itangazamakuru cya Kidasambura Movie ko uyu mukobwa yari asanzwe akora akazi ko kumesera abantu mu ngo zitandukanye, ariko mu minsi mike ishize yari yarabonye akazi ko gukora mu rugo mu mudugudu wa Kabeza. Bavuze ko kwihekura byakomotse ku makimbirane yari amaranye iminsi hagati ye n'uwo bari barabyaranye uwo mwana we, abwo mwana abigenderamo. Bavuga ko ku itariki 9 Gicurasi 2025 aribwo yahegereye abo mu rugo rwaho yakoraga badahari, agafata uwo mwana akamutema agafata umwana akamuta mu musarani, maze abantu bagahuruza polisi ikamukuramo yamaze kwitaba Imana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye itangazamakuru cya Kidasambura ko bakibimenya batanze ubutabazi bwaratanzwe, ariko bakuramo uwo mwana yamaze kwitaba Imana. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya Kaminuza ya Butare, naho ukekwaho
biriya byaha yafungiye kuri sitasiyo ya polisi mu karere ka Goma, ya polisi ya Goma kugira ngo akurikiranwe amategeko. SP Emmanuel avuga ko aburira buri muturage wese uvuga ko cyangwa ushaka gukora urupfu cyangwa kwica undi muntu kubireka kuko uzabikora wese azafungwa. Uyu mukobwa naramuka hamwe n'iki cyaha azahanishwa ingingo y'107 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Yavuga ko umuntu wese wica undi abishaka aba akoze icyaha, iyo abihamijwe ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, baribwa ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.